Umujyi wa Huye nk'umujyi wunganira Kigali usibye kuba abawutuye ari benshi unarimo kaminuza enye kugeza ubu, ndetse buri mwaka zishyira ku isoko ry'umurimo abanyeshuri, aho nabo ubwabo baba bafite intego zitandukanye z'uko bazitwara nyuma yo gusoza amasomo yabo, dore ko aba ari n'umunsi w'ibyishimo kuri bo. Kuri uyu munsi wacu we are so excited nk'abanyeshuri muri rusange, turishimye kuko tubonye ibyo twakoreye. Muri make imitima yacu irakeye. Mutima zanjye ndishimye cyane rwose kuba nshoje. Mu byifuzo by'abo banyeshuri bigendanye n'ibyo banyuzemo bakiri ku ntebe y'ishuri, cyane cyane mu kubona aho bakorera imenyerezamwuga, bifuza ko ngo hari ibyanozwa hagati y'ubuyobozi bwa za kaminuza n'ubwaho bakorera iri menyerezamwuga. Imbogamizi zo ntago zabura mu by'ukuri. Hari igihe ujya gusaba stage ahantu ntibayiguhe, ukajya ahandi ntibayiguhe. Iyo mbogamizi yo duhura nayo cyane kuko nk'abantu baba bakorera mu ma organisation, hari igihe usanga ibintu byabo buri wese afite ibyo akora, ugasanga rero kugira ngo ubonemo stage bitoroshye. Ku bijyanye no kubona stage ni ikintu kigoye cyane, akenshi kubera ko amakaminuza menshi arekurira abanyeshuri icyarimwe kuja gukora stage, ugasanga hari ikigo cyakira babiri batarengaho. Ikintu cya mbere kibanza kugorana ni ubushobozi bw'umunyeshuri. Abanyeshuri usanga nta mafaranga bafite, kandi aho bagiye gukorera stage ari kure y'aho batuye. Ikindi nanone mbona kiba imbogamizi ku banyeshuri, ahantu bagiye gukorera rimwe na rimwe usanga ibigo bifite ikibazo cy'amikoro nk'ibikoresho, library usanga nta bitabo birimo. Abanyeshuri natwe turashoboye, tuje aho ukorera tukaza mu organisation ukorera cyangwa ikindi kigo ukorera, hari umusaruro twaguha. Ntiwumve ko tuje gutyo gusa ngo tujye tubara impapuro muduhe twemprime. Rero iyo mikoranire ibaye no kutwizera byaba bihagije. Jewe ku bwanjye icyagakwiye gukorwa ni uko ibigo byakorana n'abandi bayobozi nk'ama organisation ari aha hanze, bakajya bavugana uburyo baduha stage. Mu bayobozi bizi kaminuza bo bavuga ko hari ibyo batangiye gukora mu gukemura iki kibazo, kandi ngo biri gutanga umusaruro, nk'uko Reverend Dr Habarurema Viateur, umuyobozi mukuru ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi muri kaminuza ya Protestant mu Rwanda, akomeza abisobanura. Izo mbogamizi zivaho amashuri ya kaminuza. Tugomba kugirana imikoranire ya bugufi n'abafatanyabikorwa aho bakorera, kugira ngo twohereze abanyeshuri ubumenyi bakora mu bitabo bajye kubushyira mu bikorwa. Nta handi rero byaturuka usibye kugirana nabo inama, ibiganiro bitandukanye, ariko no gusinyana amasezerano y'imikoranire. Ibyo ni byo dukora twese tukuzuzanya. Cyambere ni ukumva ko kaminuza zirarerera u Rwanda, turarerera Afurika. Iyo rero abanyeshuri tubaboherereje twaganiriye ibyo bazakora, ni ngombwa ko habaho kugirirana icyizere, kuko natwe tubizera ko bafite ubushobozi. Nubwo aba banyeshuri barangiza amasomo muri za kaminuza buri mwaka baba bafite ibyishimo, bavuga ko mu gihe ibigo bya leta n'iby'abikorera byaba bibizeye, bajya bajya muri iri menyerezamwuga, kandi nabo bakarushaho kugaragaza ubumenyi baba bafite bakuye mu ishuri, bikanateza imbere igihugu. Mu karere ka Huye, nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.